bishaka ari no kuyamena utabishaka. Rero nk'ubwo ngubwo kumena amata ubishaka ni ukuyabikira. Yego, ni ukuyabikira. Kuyamena utabishaka ni ukuyabogora. Ni ukuyabogora. Imbehe yarahindutse isahani cyane rwose. Nta nubwo bavuga ko ibwegeka, ahubwo bavuga ko ihaka. Uryohanye kwete. None ingurube ikwiye kuribwa. Njye ingurube ntago nyirya pe. Ntago njya ndya ingurube, ariko numva bavuga ngo iraryoha, ariko kera nigeze kwirya nanjye numva iraryoha. Subundi wabuze inyamaswa zemerewe kuribwa n'izitemerewe kuribwa. Nta muntu ni ibintu ufata wigeze wotsa runonko bakakubeshya ngo iyo uciriyeho ugafata urukoma bya biganiro byacu bakagaruka. Twari twababwiye ko tuzagaruka bitarambiranye. So bakunzi bacu rero twabazaniye umutumirwa. Wari uzi neza kuzagaruka? Njye nari mbizi Imana, nari mbizi kabisa, kuko aha ni mu rugo, ariko nacyo n'uburiya no kwigirira icyizere nabyo biba ari byiza cyane. Icyizere gute? Icyizere cy'uko nyine uzagaruka. Rero n'abatinde ndi kumwe n'umushyitsi hano, ni umutumirwa, umusore rwose mwiza cyane wivye w'inkorokoro. Inkorokoro uzi icyo ari cyo? Uzi icyo bisobanuye? Inkorokoro uzi icyo bisobanuye? Numva ari nk'umuntu nyine wana w'umusore w'ibig. Noneho njyewe nshaka ko nandukanyiriza umusore wijeye n'inkorokoro. Ndumva byose ari kimwe, njyewe nta mpiriwe njya gutekereza ibintu byakure. None se mbere yose uvuga ngo umusore wijeye ukareka kongeraho ngo inkorokoro. Ubwo mba njyamba nsobanurira abantu nyine bumve ko komeza nawe. So rero impamvu aba akanyujijemo ni umuntu uzi ibintu bijyanye n'umuco cyane cyane, ko ari nabyo twamutumiriye agiye kuganiraho. Bimwe byanyu byo kubaza abana ngo amatava bakakubwira ku igare, uyu mutipe yararagiye. Uretse gatoya, buriya nta muntu ujya umenya umuco cyane. Ahubwo wenda nta n'umuntu ujya umenya ikintu, ahubwo wenda bavuga ngo aragerageza, ariko buriya nta muntu ujya umenya ikintu. Ubwo muragerageza muri make. Gusa ariko hari abatagerageza, hari n'abatazi n'ikintu na kimwe. Nabyo birashoboka bitewe n'uko wakuze. Yego. Rero tudatinze wakwibwira abadukurikiye, tugakomeza ikiganiro cyacu. Harya bura no kwivuga ni ngombwa. Hari igihe ushobora kuva hano bakajya bambaza ngo ariko uriya musore na nimero uriya musore bimeze bite? Ndi umusore uvuga udategwa. Cyangwa uri umupapa? Umupapa yaburetse. Kandi akishimira kugerageza ibyananiranye. Amazina ni ayasanzwe. Ni Kariste Sankara. Kariste Sankara, abadukurikiye kabisa rwose. Nimirwa Kariste Sankara. Ariko buretse gatoya ntago ari Sankara wa wundi Premier Sankara. Ntago ari Sankara wundi ushobora usanzwe usobanura filime, cyangwa Sankara wa wundi wazaga guhemukira igihugu. Atagira umubyumva gutya akagira ngo ndi Sankara wundi wahungabanyaga umutekano w'igihugu. Ubundi muri make njye ndumva Sankara atari n'irinyarwanda. Ubundi Sankara bisobanuye iki? Sankara ni izina ry'ikinyarwanda ushobora kumva mu buryo bwose, kubera ko nta zina basi byibura nko muri quartier tuyemo hari ahantu wumvisha umuntu bamwita Sankara. Njye ndizi muri za Kongo cyane rwose birashoboka, kuko njyewe ntago ndi umukongomani, njyewe ndi umunyarwanda, kandi iryo zina ndaryitwa. Ubwo reka tuvuge ko ari udushya. Tudatinze rero ndumva twatangira ikiganiro. Ibindi bazambaze nzababwira. Ariko hagati aho ngaho urakoze cyane kunyakira. Harya ngo niyihe cano nyabo? Cano bayita Gutubwo. Ushatse kureba ibiberaho mu buzima busanzwe, wenda uri nko kwiruhukira, wasecinga rwose kuri Gutubwo. Hari ibintu
ariko buriya ndimo ndabamamariza ntabwo mwanyishyuye ok mwanumiye ariko ntabwo muranyishyura ubwo nyine nimunyishyura mukananyishyura neza ubutaha nzabikora nta kibazo. Ok twakomeza. Amafaranga se ko azaboneka. Ok ya rero bari bambwiye nguze umuco cyane mbere nakubwiye ngo ntawe umenya ikintu ni ukugerageza. Ok ntareba ubwo gerageza ntacyo natwe tugeragezamo gake ariko ni ugufatanya buriya ntawe umenya ikintu ntawe umenya ibintu buriya ahubwo umuntu aragerageza. ubundi se umuco ni iki? Umuco buriya umuco ni umuco ujya kumera nk'indangagaciro. Indangagaciro zo ni iki noneho? Indangagaciro mbere na mbere buriya kuba inyangamugayo nabyo buriya biza mu kintu cy'indangagaciro. Ariko umuco ni sebora nabyita nk'ibikira mu buryo busobanutse. Ndumva hari ukuntu abantu bivugisha ngo umuco gakondo batekereje ijambo umuco buriya nshatse uburyo mbinyuzamo bya kera ariko kubera igihe turimo ntago bikivugitse kimwe. Ubundi umuco ni uburyo kera wasangaga nka buri kintu gifite amazina kigomba kwitwa. Wenda nk'ubu ngubu urugero nk'ubu ngubu izi saha ubu tuvugana nk'abana b'ubu ngubu nk'ibyatsi bya kera bakamiragamo ubu abana basigaye bazi ko ari utujerekani cyangwa amajage nicyo kintu bazi. Cyangwa se ariko urumva nk'ubu ngubu cyose kigira icyacyo nyine. Nk'umwana uramubwira ngo umubwiye ngo jya kunzanira imbehe ntabwo icyo kintu ashobora kukimenya utamubwiye ngo genda unzanire isahani, icyo kintu ntabwo yakimenya. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga ngo umuco w'ubu ngubu n'uwa kera ubu bisigaye bigize gute bitandukanye. Ariko byose ni umuco. Byose kuko urumva niba isahani yarahindutse imbehe yarahindutse isahani byanze bikunze ubwo uwo ni umuco. Ubwo muri make bundi umuco ngewe ukuntu nawumvaga ni ikintu nyine cyemewe kuko umuco ngewe numva nyine wajyana n'indangagaciro na za kirazira byose. Ubundi umuco ujya guhura biruzuzanya n'indangagaciro na kirazira. Baratubwira bazi umuco cyane kuturusha ntacyo baradusobanurira muri komenti bazatubwire batubwire ijambo umuco. Turahari ku bwabo tukagerageza tugasobanurirana. Natwe ntabwo ariko tuzi byose. Nta muntu umenya byose. Niyo mpamvu rero niyo mpamvu tuba tugomba gusobanurira. Noneho rero numvise nyine ngo uragerageza ku bintu bijyanye n'umuco. Watubwira nyine. Ndageragezamo. Watubwira urugero tuvuge ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye cyane cyane nk'abana b'ubu bari kuvuka uri gusanga ibintu bijyanye n'ikeshamvugo. Ku nka, ku bimera, niba ibimera ntabwo bigira ikeshamvugo. Ariko buriya ku nka wanamugana ushobora gusanga nk'umwana umubwiye ngo umubirizi. Ku nka abana b'ubu ngubu bafite n'ikibazo gikomeye cyane. Nk'ubu ngubu kubwira umwana ngo urugero rwa hafi nko kumena amata ubishaka
nk'ubu ntabwo ashobora gusobanukirwa ibyo ari byo. kumena amata ubishaka ni ukugira kumena amata ubishaka ubundi biri ingeri ebyiri, hari ukumena amata ubishaka, hari no kuyamena utabishaka. Rero nk'ubwo ngubwo kumena amata ubishaka ni ukuyabikira, yego ni ukuyabikira, kuyamena utabishaka ni ukuyabogora, ni ukuyabogora. Noneho hari akantu, hari umwana nagiye iwabo nyine urumva iwabo mu gipangu ahantu ndagenda nsanga bari gukama, bari bafite inka arangije umwana ajya kumva abwiye papa ngo none se inka ngo ubu ngo nimara gukama ngo nimamara kuyikama ngira yiheka ngira heka inyana. Urumva bazi ko umwana iyo amaze konka bamuheka, nawe rero yagendeye mu uwo muryo wo kuvuga ngo nimara yego nka 3:30 nta kibazo. Komuzeho gatoya, ndahuzeho gatoya reka nzi, nta kibazo. ngo waraje wese ngo warumbwiye narindi kukubwira nyine uburyo abana nyine batazi ibintu, uburyo mubaza amata ava akakubwira ngo amata ava ku igare kuko abana bayatwara muri abana benshi bazi ko amata ava ku igare kubera iki? Rero ibyo dushaka gusobanura mu magambo atari menshi cyane, mu magambo make kandi wa mugani kawe nk'umuntu. Okay, abana bari kudukurikira n'abantu bakuru buriya hari abatazi bibaho se? ubwo se akaba yaravukiye he? Yaravukiye i Kigali tu. Yaravukiye i Kigali akarinda kora atazi. Ku buryo ashobora kugira imyaka y'ubukure atazi ngo amata ava hehe? Mbese ubwo yabaho yaba atarabona inka? Inka se? Ngase Kigali wayo. Amata yaraye ariko bugacya atabaye ikifuguto bayita ngo iki? Ni umubanje. Ni umubanje. Urumva ko ugerageza hari n'iwanyu bari batunze. Baroroye kandi none baroroye. Ese amaye nawe noneho rero jema naragiye amasinda kibaho. Okay, ese twari imvura tunyagira uretse gatoya iwanyu bari boroye cyangwa bari batunze? Barabatunze cyangwa baraborozi? Barabahinzi borozi. Icyo kinyarwanda ntabwo gisobanutse nk'umuntu uri kudukurikira. Urugo ni abahinzi borozi. Ni abahinzi borozi. Ese urumva ntabwo ari abatunzi byanze bikunze, kubera ko iyo umuntu atunze gutunga ndumva babikora byonyine, ariko mu kinyarwanda kivugitse neza ubundi bibaye byiza wavuga ko iwanyu bari abatunzi, kuko aborozi ntabwo ari ikinyarwanda buri wese ashobora kumva neza, ariko uramutse uvuze ngo iwacu twari abatunzi icyo kintu cyaba ari cyiza cyane. Ntabwo nabimbizi tu. Njyewe rero iwacu hari ukuntu bajya babaza iwacu twari abatunzi kandi n'ubu turacyari abatunzi, ntabwo byarangiye. Inka ziracyari mu ibuga cyane rwose. Mu ibuga ibuga uzi icyo ari cyo? Ni ahantu baziragirira. Oya, ibuga ni hahandi zabaga zikutse zishotse zikamara kunywa nyine. Kera hari ahantu bajyaga bategura ikintu bitaga ikibumbiro. Ikibumbiro urakizi? Wigeze ushobora ku kibumbiro? Inka zinywera mwana ndahazi cyane. Iyo zabaga rero zegutse niho bitaga ku ibuga. Ubwo ngubwo aho ngaho rwose naho ugomba kuhamenya. Oya, icara aho banze. Ubwo nyine n'ubundi ntabwo ugaragara no mu buzima asanzwe urabizi. Wakwakira uyu muvandimwe se? Uyu nguyu ntabagiye tuzavugana ejo.
ariko dusterese okay, twikomereze buriya ese nk'ubu ngubu sawa wimvangira mwana agenda nk'ubu uwafata umwana w'ubu ngubu ukamubazana ese amavuta y'inka urayazi, amavuta bita ikimuri urayazi? nanjye ni abanyazi ariko ese kugira ngo aboneke babigenza bate? nazanye wa murara wanyu ngo ni Obedi, niba muri kumureba simbizi. Yigize nk'umusazi. Kwigira yigize nk'umusazi, noneho uyu munsi banza wamugani gusara si ukwiruka. Ariko uyu mujama ni umusitari, afite indirimbo nziza cyane bayita arya ngo ni Inzozi by Sanchez Obedi. Hari ngo ni Inzozi by Sanchez Obedi. Je ntago mba mbizi ibyo ngibyo. Narayirebye maze umwaka ariko maze kureba n'abantu nzitaho cyane, ariko sinzi ukuntu nyine nayiguyeho ndayibona. Ifite views ebyiri. Ibaze nawe nkaho urumva uzagera he nyabo. Ibyo bintu wabyihoreye ko atari ibyawe. Ariko anyway ntago muce intege, n'abandi nuko nguko batangiye. Wazagerageza kandi wazabigeraho. Hari n'abandi nzi bameze nkawe urumva ushaka kuhita utako kazi kawe se? Nanjye mere nk'abo bugesha imvugo n'abatuje turagurika. Okay, ngaho tugeze ako kazi kaweho gakeya twikomereza. N'ababiretse ndabona hasi zoye n'abakundaga. Rega Obedi yiyakiye, ntabwo twamwakira nk'umuntu. Namwe ni munyakire. Uretse ko n'ubundi ari umusangwa, ariko ntabwo aje nabi. Ariko anyway, uretse gatoya aje nk'iyagatera burera. Mbere na mbere uragenzwa n'iki? Njyewe hano ni amahudu. Hano ni amahudu. Gusuhuza abashuti banjye By'Abanyarwanda. Aje kwisanisha n'abandi. Ese nk'amahudu ni ibiki muri makeya? Amahudu ni ukuvuga ibikari byamwamenyesha. Ariko urubyiruko rw'ubu mwagiye mugerageza nibura kuvuga ibintu byumvikana. Yego nanjye ndi urubyiruko, ariko njyewe izo mvugo pe, izo mvugo ntago njye ntago nazikoresha kwera. Oya, genda cyafite umuco ngendera, ndacyagerageza mu muco. Ntago ibyo bintu nshobora kujya ahantu nk'aha ngaha ngo njye kubivugiraho. Yego buriya turi abantu bakuru, ariko byanze bikunze natwe turi urubyiruko. Ariko uyu nguyu ni nka wa muntu ushobora kwifata akavuga ngo ingurube ngo yabyaye. Ingurube yari mwokabyarana ngo ingurube ngo yabyaye ngo abana. Hari ikintu kiri ku ngurube cyitwa buhandirizo. Ni ukuvuga buhandirizo urabizi? Ni ukuvuga ngo Obedi ari mu cyiciro cy'inkundarubyino. Oya, barakoze kuntabaza. Ari mu cyiciro cy'inkundarubyino. Impamvu ni iyihe rero? Bo nk'ubu ngubu abadukurikiye nkomeza mbabwira Obedi nabagiye n'ubundi yarasumangamiyeho gatoya. Anyway, ariko kuri ibyo ngibyo nari nkomojeho, babantu njya numva bavuga ngo ingurube ngo irabyara, ibyara ite ingurube? Mu muco wa Kinyarwanda hari abantu wigeze wumva bavuga ngo ingurube irabyara? Koko mujye mudufasha, namwe mujye mudufasha. Ubundi ni ukuvuga ngo ntimugafata ibintu uko bitari. Yego itanga umusaruro pe, ariko mutazakora amabara nyamuneka. Ingurube irabyara. Aho ngaho tugira inama urubyiruko. Nanjye urubyiruko imyumvire bafite, nanjye nari nyifite pe, n'indimi za sirenge izi ngizi mwita wamaniga ng'ababebi biki, nanjye nari mbizi tu, n'ubu ndanabizi. Ariko biriya bintu ntabwo ari sawa pe, ntabwo ari sawa. Tujye dukoresha ikinyarwanda gifite kinyuze mu mucyo nk'abantu bakuze, dutekereze neza muri mayindi, turebe ese ibi bintu turi kubwira umuntu turi kubibwira niko azabyumva. Kuko wa mujene wa hari ahantu uzakoresha izo ndimi. Ntakubeshye njye hari ahantu njya nyura nkumva barimo barakoresha ngo ingurube ngo yanjye ngo yarabyaye, nkibaza ukuntu ingurube ibyara bikanyobera. Uvuze ko yabwaguye ntago waba uvuze ikinyarwanda cyiza.
ingurube irabwagura ntabwo ibyara. Oya ntabwo ibyara. Inyamaswa ubundi ejo wazakora nyamuneka ejo n'ejo bundi wazakora n'amabara nawe ukajya usanga umuntu mukuru arimo aravuga ngo ariko ibi bintu tuganira bijya bintera n'isoni no kubivuga. Tuba turi kuganira tubinyuraho, ariko niba hari ibibazo muba mufite nk'urubyiruko mujye mudukubita muri komenti mutubwire ati mudukorere ku iki kintu. Niba hari ikintu wumva ushaka kumenya, ahangaha ni isoko y'ubumenyi. Uvuga ati n'ubumenyi. Rega nta umenya byose. Ngo ni ukungurana. Ese inka irabyara? Irabwagura igira iti? Kubwira ati inka irabyara. Niba wari uko wari ubizi, ubundi muri make ibintu bibyara, komenti zanyu turazikenera ari nyinshi. Ibintu bibyara ni ibihe? Ibintu bibyara ni ibihe ubundi muri make? Njye nkeka ko uko mbyumva, ibintu bibyara ni ibintu bimaza amezi 9. Bimara amezi 9. Mwese nta gishobora kumara n'amezi 3 cyangwa 4 ariko kikaba kibyara. Kikabyara? Nabyo birashoboka. Ntabwo ibimara amezi 9 gusa ari byo bibyara. Ntacyo nzi pe. Inama ujya uyibona? Inama ndayizi. Okay. Inama imara 6. Inama 6? Imara amezi 3. 3 cyangwa ni hafi aho, ariko ntabwo igirenza 5. Irabyara se buriya? Inama irabyara cyane rwose. Nta nubwo bavuga ko ibwegeka, ahubwo bavuga ko ihaka. Noneho gutwita no guhaka twabigira. Gutwita ni umuntu. Ni umuntu. Uvuga ku nyamaswa no guhaka. Ni uguhaka. Nicyo kinyarwanda cyiza. Naho rero ugiye kuvuga ngo ihene ihene nayo irabyara. Ihene irabyara. Uzi inyamaswa zibyara? Ihene irabyara. Buriya na ziriya inyamaswa zibyara. Nk'indogobe irabyara. Ni inyamaswa zuza. Zuza? Kuza se subizi? Ndabizi. Inyamaswa zuza. Abantu batabizi kuza ni kwa kundi ubona ari ukuntu ibintu biri guhekenya. Ubundi se uzi inyamaswa zuza uburyo ziba zimeze? Okay, mbwira mu nyamaswa zuza ibintu nyine ziba zihuriyeho. Ziba zihuriyeho? Zirabyara. Kandi ni inyamaswa zirya ibyatsi. Zirya ibyatsi. None se hari ukuntu kuko n'umuntu arya ibyatsi buriya yakuza. Inyamaswa zuza. Niyo mpamvu ingurube itajya yuza. Ingurube buriya irya ibiryo. Ese ubundi ubona ingurube ikwiye kuribwa muri make? Ingurube? Shaka benzi. Benzi. Karakuryohanye kwete. Ubona ingurube ikwiye kuribwa? Njye ingurube ntabwo nyirya pe. Ntabwo njya ingurube, ariko numva bavuga ngo iraryoha, ariko kera nigeze kuyirya nanjye numva iraryoha. Ubundi waba uzi inyamaswa zemerewe kuribwa n'izitemerewe kuribwa? N'impamvu zitemerewe kuribwa? Aya byose biterwa n'inzara umuntu afite mwana. Ni kimwe nuko hari muzarya n'ibitaribwa. Ni kimwe nuko njye buriya mbibara. Buriya buri wese agira imyemerere ye. Njye mbibara ko kurya nyine ibintu. Niba umuntu yirira inzoka, ubwo bivuze ngo nyama ni nyama. Nyama ni nyama. Kuko nanjye araho nagera nkazirya. Njye nazirya tu. Ngiye muri Kongo rwose ukambwira ati ngaga akanyama k'umuhore. Jewe inyama ngomba kurya, uretse ko wenda ntago nyine nuko tutabikurikiza, ariko ubundi ugendeye ku mahame y'ibintu umuntu agomba kurya. Ugomba kurya inyamaswa yuza ikaba yatuye n'inzara. Ibyo bintu wari ubizi? Yatuye n'inzara? Yatuye n'inzara gute se? Kwatura inzara ntabyo uzi. Kuriya urabona inka. Inka se hari amajanja uyibonaho? Ibinono. Kura niko kwatura. Niko kwatura inzara. Nk'ihene nayo yatuye inzara. N'inka nayo yatuye inzara. Ingurube nubwo yatuye inzara. Aho ushobora gusanga wenda atari by'ako kanya, ariko niba wenda muzehe wawe tuvuge yararumaga, sibyo? Ukubitanye n'umurara nawe ari gucoma tu. Niba mukubitanye n'umurara ari gucoma, akakubwira ati rero ngwino nkwereke utuntu twikorera. Ya maraso ya muzehe wawe hari akantu kakurimo nyine tu. Ubwo hari akantu kagenda kagukurura. Kazakurura.
kagenda gakurura gake gake birangira urunyweye. Ariko hari n'igihe uba uvuka no mu muryango w'intungane cyangwa se nawe nyine ntunavukane na bwa bunyangingo, nabyo birashoboka. Ukavuka ukwawe wenyine nk'uko muvuka muri abana bane, umwe akaba umushoferi, undi akaba umutandiboyi. Ariko buri icyo nakubwira cyo wamugana umuntu arivukira. Ariko nyine ahanini niyo mpamvu buriya DNA nose ko kibapima ngo bajya gupima umwana na nyina kandi bagasanga ariko akenshi akunda guhuza na se. Akenshi ahuza na se, nyina byo ntabwo mbisi. Barahuza. Ni nyine ni amaraso agenda akururana. Ushobora kugenda utazi umubyeyi wawe, ukazajya Nyabugogo ukabona umuntu ukamwishimira. Mu buhe buryo? Hari umubyeyi wawe nyine utari umuzi, yaragutaye wenda n'urugero, ukamwishimira se ukimubona ari mama wawe ariko utabizi. Numva ngo bibaho. Amaraso arakururana. Amaraso byarakururana. Naho biva rero nyine n'ibi ngibi byose umuntu ujya kubona ukabona, kandi baravuga ngo ikitibyaye kiba gicitse. Ngaho ikitibyaye kiba gicitse. Uwo ni umugani, usubwo ni umugani w'umugenurano. Ni umugani mugufi. Ariko buriya ntitwavuye ku kiganiro, buriya twari turiho twatandukiriye. Rero twegereye mu byo hirya no hino. Muri comment bataba batubwiye twari tuganira ku bintu nyine twashidutse twagiye hirya. Ariko byose birigisha. Ariko byose ni ukwigisha. Ubundi twari twaje kuvuga ku kintu. Byose biri kuganisha ku rubyiruko cyane cyane, kuko urubyiruko kw'iki gihe rufite ibibazo byinshi cyane. Kuko usanga rwose abana b'imyaka 10 n'inga, ugasanga abana bataye ishuri ari nka magana. Ese buriya biterwa n'iki? Mwatubwira nibyo bintu nakubwira. Abantu badukurikiye, mwatubwira ikintu gituma abana basigaye bava mu ishuri bakiri batoya, ugasanga hano ku mihanda babayeza, ugasanga umwana w'imyaka 8 10 ararara ku gasozi umunsi ku wundi. Mubona biterwa n'iki? Se ni ababyeyi batandukiriye ku burere, ni abana basigaye barananiranye, n'iki? Nsigaye mbibona niba ari ababyeyi bo badashobotse, niba ari abana nabo ababyeyi badashoboye nako badashoboye kurera, batakibashije kurera kuko umubyeyi adashobotse si bwo byatwitwa iki? Ntacyo nabivugaho kuko sindaba umubyeyi ngo numve kurera uko bimeze. Gusa nyine urebye sinzi nyine abo bana kugira ngo baze mu muhanda buriya sabye muri iyi minsi si n'abana bonyine n'abantu bakuru ariko uzi ikintu kibitera, n'urubyiruko rukuze muri iyi minsi. Uzi ikintu kibitera? Ubuzima busigaye bugoye. Umwana asigaye avuka akanga gukoronezwa, akumva nyine nta kintu yakorera iwabo, akumva yakwigenga. Kumva umuntu umubwira ngo jya kuvoma, ngo jya gutashya. Nako mwe bajyaga batugenza sha. Twari twavutse neza pe, so kubeshya twavutse neza. Harya wavukiye hagana he? Jewe mu rugo ni ku Kibuye mwana. Ku Kibuye? Ushobora kuba nuriya mashyamba yose, ushobora kuba ufite ubunararibonye buringaniye, nakoze buri kimwe, nikoreye n'imizigo ngiye buriyo kumbona. Abantu umva njyewe nasuhuza abantu bari barakoronejwe no kuragira inka, ikintu bita kuragira. Wanza aricyo cyatumye mbana mugufi yasha izuba rya buri munsi, imvura ya buri munsi. Ahubwo ngiye kuragira buriya numvaga ari byiza. Ndabasuhuje. Kuragira ni byiza. Kuragira numvaga ari byiza. Uzi impamvu se? Sinzi nyine nakundaga gushorera inka tu. Biba ari byiza. Nakundaga gushorera inka none nkagenda nivuga. Ahubwo hari akantu kajyaga kambaho. Nkiri umwana w'imyaka nk'ine cyangwa 5.
bajyaga bankubitira kujya kuragira. Nako bajyaga bankubita ndi gukurikira abagiye kuragira. Njyewe bajyaga bankubita ndi gukurikira abagiye kuragira. Nkiri umwana. Aho mariye gukura noneho sasa. Ziba zirakubonye. Noneho bajyaga bambwira kuragira nkumva sinanabishaka mu buzima bwanjye. Noneho mu gihe mbyanze barankubitaga. Nkibaza ukuntu najyaga nirukanka mbakurikiye bakankubita ngo nimbava inyuma ngo ndacyari umwana. Nabisanisha n'uburyo nsigaye nanga kuziragira. Kuragira ni byiza ariko ntukabone wagiye ngo kuzigarura wari wiyicariye ikarita ryaryoshye. Twe noneho twazanaga amakarita uri kumva tukajya tujya ibihe mu kugarura inka zagiye kona. Sinzi niba byarakubayeho. Cyangwa tugatwika za runonko ugasanga ikijumba kirahiye n'umwumbati bakakubwira ngo jya kugarura. Uko biri kose wenda nubwo ntakuruta cyane ariko ndakuruta. Nibura waragiye inka hakiriho insina. Ahantu naragiraga njyewe naragiraga ahantu kiragiye byabaga bimeze neza cyane. Mu rwuri bagezeho bakora amatarasi nayo nyaragiramo insina yewana. Mwigeze mutara ibitoki se ku gasozi mukajya mwenga mukanywa umutobe? Aya ntabwo twengaga twe twabiryaga twacukuraga. Habaga hari urutoki ku buryo ushobora kurugendamo umunsi ntururangize. Natwe urutoki twari turufite ariko twebwe mukagenda umva. Sinzi no kwenga. Kwenga ntabyo uzi? Ni ukuvuga ngo njyewe naragendaga nkicukura ahantu munsi y'umukingo nkitariramo ibyo kwirira. Ibyo bikaba ari ibyo gusa nyine. Kuko njyewe nari mutoya rega mwana ibintu ako byanashoboka nyine ese za runonko wenda twakubitaga ikintu bita runonko. Runonko abantu batayizi ni amabuye n'ibintu nta muntu ni ibintu ufata wigeze wotsa runonko bakakubeshya ngo iyo uciriyeho ugafata urukoma ugacira ku rukoma ugashyira hejuru ya runonko urumva bakakubwira ngo va hano wirukanka ngo ugere ahantu runaka umva bakakugendesha nk'ibirometero 5 ukagaruka bakajya bakubwira ngo urasanga ihiye ngo tuhite tuyirya. Icyo kintu barakigukoze? Cyangwa ibyo bintu ntabwo bageze babibona ahubwo nyine sinzi twashiraga nk'urukomo. Yewe hari igihe bigeze kumbwira ngo noneho bari bagize ibijumba binini bokeje ibijumba binini barambwira ngo noneho ubwo twokeje ibijumba binini uragenda ibirometero urava hano uragenda ibirometero nka 6 ugenda uhita ugaruka nibwo usanga ibyo bijumba byahiye. Nayo macanjwe urasanga yumye biraba byahiye. Abahungu naragiye ngarutse nsanga runonko bejeje neza burundu neza. Naraje nyine agahinda karanyica kubera ko nyine wasangaga ari n'abantu bakuze. Nataga nkora intambara y'abashumba. Ntago twari dufite intambara y'abashumba. Abashumba ariko bagerurwa amabada we wa mugani ngo abashumba Imana yabababariye icyaha cyo gutukana. Twaratukanye pe. Ngo ntabwo yababariye icyaha cyo konesha. Yababariye icyo konesha ahubwo ntiyababariye. Yababariye icyo gutukana. Yababariye icyaha cyo konesha. Ntabwo yababariye icyaha cyo gutukana. Byari binananiye kubivuga buriya. Harimo amagorane ukuntu. Bigeze kuragira inka turi abana nka 5 umusaza arahanyura atubwira ngo iyi nkirica. Turambwira ngo ntabwo yiciricaza. Bigeze ndibutse bagandase ninjye bimubwiye abaransubije ngo kicaze nyuko. Uzi ibintu twamukoreye? Bigeze bagushuka ngo iyo ngugeze ngo ku nka ngo yica ngo uricara. Bigeze babigushuka? Barahinshutse rero ahubwo ntabwo nzabyibagirwa. gusa ariko mwana iyo wicaye nyine ntabwo yikwica nk'umuntu uhagaze. Nyine ntabwo ikwica nk'umuntu uhagaze kuko iraza nyine igaterura ukaba unabashije wayifata nibura ukarwana nayo. Ariko wicaye uba umeze nk'akana nyine. Ariko se bikayibuza kukwica? Ako si nka yakwica umwana w'uruhinja buriya? Bikayibuza kukwica? Inkamba mbona umwana w'uruhinja yica ahantu imubebererekera. Hanze ari cyo kintu bagenderaga nyine urumva cyanze bikunze ubundi kintu iyo gihagaze uba ubizi ko kigiye kukurwanya. Tujye no mu mategeko y'abantu wenda. Sibyo? Iyo umuntu mugiye kurwana n'umuntu ukabona aricaye si wamukorera iki?
nta kintu wamukorera, uramwihorera. ariko iyo ahagaze ubona ko ari stand by agiye kukurwanya byanze bikunze ugahita ati ndakwishe cyane. Ntabwo rero ndumva unaniwe twabasezera, ikiganiro tukazagisubukura ubutaha. n'ubundi ntabwo tuba tukirangije, nakagaruka. Oya, turasubitse tuzasubukura ubutaha. rero twababwira ngo nimudukurikiye, mwakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha batubwire n'ibyo dukosora kandi biremewe kuba mwatubwira icyo dukosora. Ubutaha niba hari icyakosamyemo, ubutaha bikazagenda neza cyane. ibyo twagiye tuganiraho dusimbuka ingingo, hari igihe tuganira ku kintu mukumva kiraryoshye tukagisimbuka, ariko ntabwo tuba tuzi mufite uburenganzira bwo kutubwira uko mubyumva. abantu bakunda bitandukanye. Yego, hari igihe wasanga twavuze ku nka mukishima, undi tukavuga cyane ko twahise dutandukira twahita tujya ahandi mu buryo tutateguyemo. ubwo muzamugenda mutubwira gake gake. ariko buriya hari impamvu tuba tubikoze. Tuzabona komenti muzagenda muduha, turabizi ubutaha tuzabikora neza. tugisoza rero, harya ngo ni Callixte Sankara. Callixte rero, ni iyihe nama wabwira nk'urubyiruko rwari rudukurikiye, cyane cyane ko uru rubyiruko ni rwo twitezeho iterambere ry'ejo hazaza, ni rwo twitezeho n'imbaraga z'igihugu nyine tuzubaka. Inama nabagira, buri wese utekereza icyo agomba gukora, icya mbere buri igishoro cya mbere kibaho ni ugutinyuka. Urakoze cyane Callixte Sankara, umutumirwa wacu uyu munsi, ku biganiro byiza tugejejeho by'abana ndetse n'abantu bakuru. ubwo natwe tuba dutegereje komenti zanyu, zirakenewe, amalike, subscribe, kandi mukomeze mutwereke urukundo, turabakunda cyane bafana bacu. Tuzasubira ubutaha. Hasta la vista, Imana ibarinde, bye bye.